Amen, amen. Amen. Tugiye kumva ijambo ry'Imana. Turakoresha umwanya mutoya ariko tugiye gufashwa. Amen. Amen. Nsabe wateguye gusoma aze asome ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu. Ijambo ry'Imana ry'uyu munsi turarisoma mu Efeso. Efeso ibice 5 imirongo 2 umurongo wa 15 n'umurongo wa 16. Reka dusome mu izina rya Yesu. Nuko mwirinde cyane uko mugenda, mutagenda nk'abatagira ubwenge, ahubwo mugende nk'abanyabwenge, mucunguze uburyo umwete kuko iminsi ari mibi. Twakira ijambo ry'Imana. Amen, amen. Kumugende nk'abanyabwenge. Bibiri ivuga abanyabwenge ntabwo bishaka kuvuga abantu baminuje muri za kaminuza zikomeye cyangwa bafite muri porome yo hejuru cyane. Bibiri ivuga abanyabwenge, ivuga abantu bazi icyo bagomba gukora kuri iyi si kugira ngo bazayivemo banesheje. Amen. Kuko icyo twakora byose ariko tukagira iherezo ry'ubuzima bwacu ribi, tukaba tubaye abapfapfa. Ariko ngo twebwira nk'abatagira ubwenge, ahubwo tugende nk'abanyabwenge. Aya ni amagambo akomeye. Pawulo yagiye yandika amagambo arimo ubwenge cyane, umunyabwenge, ariko cyane cyane Imana yamukoresheje kuko nk'umunyabwenge imuha n'ibintu bikomeye cyane ku buryo kubyumva bisaba gutega amatwi, bisaba kwiha umwanya no gushaka kwinjira mu ijambo ukamenya icyo ashaka kuvuga. Yesu ashimwe. Aya magambo ni amagambo yandikiye Abefeso. Reka nyasubire nk'uko bayasomye kugira ngo murusheho kuyumva. Ngo nuko mwirinde cyane uko mugenda, mutagenda nk'abatagira ubwenge, ahubwo mugende nk'abanyabwenge, mucunguze uburyo umwete kuko iminsi ari mibi. Amen. Abantu basobanura Bibiliya aya magambo ushobora kubasobanura n'umunsi wose, ariko ndacagagura kugira ngo tubashe kuyumva kandi dukoresha igihe gitoya gishoboka. Mwirinde cyane, ntabwo ari kwirinda buhoro cyangwa se gake, mwirinde cyane uko mugenda. Hanyuma inshinga ebyiri, hanyuma kwirinda ariko cyane, ariko nanone uko mugenda. Mu by'ukuri navuga ko interuro cyangwa se inshinga ikomeye cyane aha ngaha ni ukwirinda, ariko biri gukorwa n'umuntu uri kugenda. Mu cyongereza bavuga work. Kugenda, gutera intambwe, gutera iyindi ntambwe, uko utera intambwe ugatera iyindi, byose ugenda ubikora bize gute? Wirinda. Amen. Ni ukuvuga ngo Imana ikurikirana details zose z'ubuzima bwacu. Uko ugenda agatambwe kose uteye, Imana irakanariza, Imana ireba uko ugateye, uko uri kugenda urushaho kujya imbere. Imana igenda ireba ukuntu uri mu kubikora, ariko cyane igashishikazwa no kureba ko uri kugenda wirinda muri urwo rugendo uri gukora. Amen. Nuvuga ngo abagenda bo ni benshi. Hari abagenda rwose, ushobora kuri kumwe n'abantu mugenda, ariko bamwe bakagenda birinda abandi batirinda. Mwese muri kugenda, muragenda ariko bamwe baragenda ariko iyafu. Kuko iyo utirinze uranasitara akenshi, sibyo? Ariko umuntu wirinze nta nasitara kuko aba yabonye
obstacle yaba yabonye ikintu kiri imbere ashobora akagisimbuka kubera ko yirinze ari kugenda ariko afite ubushishozi mu rugendo. Tugire ubushishozi mu rugendo turimo. Amen. Tugenda ariko nk'abanyabwenge, we gupfa kugenda gusa nk'umusazi, aho ugende aho ujya gushyira ikirenge umenya ko ariho. Amen. N'icyerekezo umenye icyo ari cyo. Yesu ashimwe. Ni ukuvuga ngo Imana ikurikirana urugendo rwacu ku kantu na gatoya. Imana igukurikiranira hafi. Hari ibyo abantu batakubonaho, hari ibyo batabona ku buzima bwawe, ariko Imana yo ibona. Wowe n'Imana mukaba mubiziranye, ariko mwene detaye niba akantu na gatoya ku buzima bwawe kose Imana igakurikiranira hafi. Imana ikurikirana ubuzima bwawe kurusha ndetse n'uko wowe ukurikirana. Reka turebe amagambo y'Imana ishaka kuvuga. Kuko iminsi ari mibi, mwe kugenda nk'abatari ubwenge, nk'abapfapfa foolish, ahubwo mugende nk'abanyabwenge. Impamvu ni cyane ko iminsi ari mibi. Iminsi uyu munsi ku cyumweru, sibyo? Ejo ni kuwa mbere, ejo ni kuwa gatatu, kuwa kabiri. Iyi minsi ni mibi. Tumenye gukoresha igihe cyacu. Iyo haje n'iminsi haba haje n'igihe. Iminsi niyo ibyara icyumweru, icyumweru kikabyara ukwezi, ukwezi kukabyara umwaka. Ibyo byose ni igihe. Ariko Pawulo kuko ari umunyabwenge ntabwo yavuze ukwezi ngo avuge n'umwaka, ahubwo yavuze iminsi. Ni ukuvuga ngo ukwiye kuba maso buri munsi. Amen. Mu rugendo rwawe ukwiye kuba maso buri munsi, buri mwanya, buri gihe, kubera ko iminsi ari mibi. Aya magambo nayitegereje kubera ko Pawulo yashatse kwigisha n'ibyo n'Abefeso. Ubwo ni twebwe turi kwigishwa, ni ukuvuga ngo tugende nk'abanyabwenge. Nk'abanyabwenge tumenye ko turi mu gihe. Buri munsi turi mu rugendo, ariko twe kugenda nk'abatagira ubwenge, ahubwo tugende nk'abanyabwenge, kuko iminsi ari mibi. Mu gihe tunavuze iminsi, mu kwezi, mu mwaka, ariko byose ni igihe. Ubundi mu buzima umuntu akwiye kubaho afite planning y'igihe cye. Ukwiye kubaho uvuga uti Imana nibishaka igihe cyanjye niba nagikoresha gutya. Noneho mu byo uteganya gukora mu gihe, mu buzima bwawe, mu gihe cyawe, cyangwa se buri munsi, ukareba ko ibintu biri gupuraninga Imana ibifite n'icyubahiro. Amen. Ukareba ko muri plan, muri gahunda ufite z'ubuzima bwawe uri guha umwanya wa mbere Imana, kuko iminsi ari mibi. Numva ko iminsi tutitondeye igihe twashiduka twagikoresheje nabi. Ariko nukora gahunda y'ubuzima bwawe Imana ukayigira iya mbere, ukayiha umwanya wa mbere mu gihe cyawe, uzaba ubaye umunyabwenge. Amen. Ikindi mu gihe uko mbese iyo bavuga ngo uko mugenda, ahandi si intambwe z'amaguru gutya baba bavuga. Mbese imibereho yawe ya buri munsi ukubaho. Ubuzima bwacu bugizwe no gufata decision, gufata icyemezo. Ubu kuba waje hano mu rusengero wafite decision yo gusenga uyu munsi ku cyumweru. Hari abandi bacuruje, hari abandi batekereje ukundi.
ariko ubuzima bwacu bugizwe n'ibyemezo gusa. Nuvuga ngo buri munota buri munsi tugizwe n'ibyemezo dufata, kandi ubuzima bwacu tubuha icyerekezo bishingiye ku byemezo, ku ma decision tugira dufata. Niyo usanga umuntu ufata ibyemezo decisions zitari nziza agira ubuzima ubona ari bubi. None umuntu afata ibyemezo decisions nziza ukabona afite ubuzima bwiza. Noneho kuba kugenda n'abanyabwenge ni ukugira ubuzima bufata decisions nziza, cyangwa se Imana ifitemo umwanya wa mbere, kuko ubuzima bwacu bugizwe n'ibyemezo gusa. Kurikirana ukuntu wabayeho, hari n'abafite decisions mbi, ukumva umuntu ngo yagiye kuri etaje hejuru ngo yiyahuye, we decision abafashe. Donc decision icyemezo ufashe nicyo kidetermina ubuzima bwawe. Iyo wijugunye kuri etaje uragwa nyine ugapfa. Iyo ufashe decision no kujya gusenga Imana, uraza ugasenga Imana ukagira ibihe byiza mu Mana, ukahita ufashijwe, ukumva ufite n'umunezero mu mutima wawe. Iyo ufashe decision no gusenga buri munsi iwawe mu rugo, buri munsi nyine uri gusenga kandi ugasanga biraguhesha amahoro mu rugo rwawe. Wafashe decision yo kuba hafi y'Imana. Iyo ufashe decision yo kudasoma Bibiliya, ntuyisoma nyine, kuko ufashe decision yo kudasoma Bibiliya ngo ubu umuntu udasoma Bibiliya, decision ufashe niyo yerekana icyerekezo cy'ubuzima bwawe. Amen. Iyo ufashe decision yo kuba umuntu ushyira Imana mu mwanya wa mbere mu buzima bwawe, usanga kuko Imana ariyo iboneka mu buzima bwawe ari iya mbere. Ni decision wafashe. Hari abafata decision no kuvuga ngo yewe biriya bintu abantu bajya muri gusenga igihe uzabijyamo. None waba ku cyumweru ntajye gusenga, kuko decision yafashe niyo kutajya gusenga ku cyumweru. Donc nuvuga ngo decision ufashe niyo ubuzima bwawe bujyamo. Icyemezo ufashe nicyo kiganisha ubuzima bwawe aho bujyanye. Niyo mpamvu nta responsable umuntu Imana izaca imanza ishingiye ku decision twagiye dufata. Abanyabwenge niba barimo kuvuga hano ni abantu bari mu buzima turimo nyine, ariko bafite ama decisions abaganisha kubaha Imana no kuba mu Mana, kugira ngo intambwe zacu zose tuzitere nk'abanyabwenge. Ubuzima bwacu burangwe nuko tugenda nk'abanyabwenge. Ubu ni umunsi urarangiye, mu by'ukuri nta kibazo bijyanye n'Imana, kuko decision wafashe kuvuga uti ndirinda icyaha, bityo ukuntu umunsi urarangiye nta cyaha ukoze, kubera ko wafashe decision yo kwirinda icyaha uwo munsi. Ariko Paul akavuga ngo iminsi ni mibi. Ubu iminsi ni mibi, ariko abazi ubwenge bayibyazamo ibyiza. Iminsi iba mibi iyo iretse ikakujyana aho ishaka, ariko ushobora kuresisita ukayangira, iminsi ikaba myiza ahubwo. Amena. Ariko muri rusange iminsi ni mibi, kuko iminsi ishaka kutuganisha ahantu habi buri gihe, habi bishoboka. Noneho kugenda nk'abanyabwenge ni ukugenda wowe ukora ikinyuranyo cy'ibibi, aho gukora ikibi ugakora icyiza, aho gufata decision mbi ugafata decision nziza. Kandi umuntu nta muntu utegeka undi burya decision ufashe. Burya ndabona hano hari n'abadamu, buri umudamu uravuga uti nubwo ufite umugabo ariko ndayifata decision ziganisha ku Mana uko byamera kose. Nubwo ufite umugabo ntabwo azambuza gukunda Imana. N'urugero ntanze nuvuga ngo decision ushobora gufata yenda irashimishije n'uwo muri kumwe, ariko kugira ngo ushimishe Imana first, kuko decision nziza ibaho kuruta izindi ni decision ituma Imana iba iya mbere mu buzima bwawe no mu bugingo bwawe. Bibaye ngombwa
wagumana n'Imana ariko nifuza no kumugumana n'Imana kugumana nabo mwashakanye n'imiryango yanyu ariko decision iyo byabaye ngombwa kugumana n'Imana ariko none byaba byiza umanye n'Imana uri kumwe nawe ugomba kuba muri kumwe nyine birumvikana nuba ubuzima bwacu bugizwe n'ibyemezo uko uzabona umuntu ariko akenshi ahanini uretse kuko no hanze hari influence zishobora kuva hanze zituma ugenda nk'uko bagomba kugenda mu buzima ariko ahanini burya ubuzima bw'umuntu bugana ko decision ze yaziganishije cyangwa se aho washyize ibyemezo uko wafashe ibyemezo niho ubuzima bwawe bugana kandi burya nubwo dufite cerveau cyangwa se ubwonko bwacu bufite ibintu byinshi biba birimo ariko decision rero kugira ngo itegeke ubwonko kumvira icyo ari kizima mu buzima bwawe nubwo umuntu afite ubwonko bumuganisha hirya no hino ariko wowe decision itegeka ubwonko kubaha ibyo gushaka ko kugeraho numva ngo umuntu wowe nyakuri ushobora gutegeka ubwonko kumvira ibyo ushaka kubikorwa ubwonko bukabangamirwa ariko ukagera ukagenda nk'umunyabwenge kugira ngo umunyabwenge uvuga ngo hari ibyo uhora nabyo bitaryoheye ubwonko ariko biryoheye kuri kw'ibintu kandi bikiza ubugingo bwawe n'ubuzima bwawe rero decision ni ngombwa cyane urabona amagambo bavuga nyine nta magambo ari mu bwenge niyo mpamvu mugomba kujya muyakurikira mukumva yuko kuyakurikira umuntu ayaha agaciro no kuyaha umwanya ari ngombwa avuga ko iminsi ari mibi ndashaka kuvuga none yuko igihe si icyawe ariko ndahaye ubuhamya ati ukuntu Imana yamurinze igihe si icyawe igihe si icyanjye igihe ni icy'Imana ugomba kumenya gukoresha igihe urimo cyangwa se mu gihe cyose gihumeka ugomba kumenya gukoresha igihe mu nyungu z'Imana mbere na mbere ko igihe si icyawe Imana igenda twongerera iminsi yo kubaho ikatwongerera imyaka yo kubaho ariko burya niba itwongereye si twebwe twibeshaho ubwo niyo Imana ikubeshejeho ukabona umaze umunsi ukabona umaze umwaka ukabona umaze imyaka 70 si imbaraga zawe si ubushake bwawe byanze bikunze ahubwo nuko Imana iba yagutije icyo gihe kugira ngo ukibemo bityo kukibamo neza no kukibamo no mu nyungu z'Imana kugira ishatse yagikwaka kuita gikwaka rero yishimire yubahisha mu gihe kuko ni icy'Imana si icyawe kuko iminsi ari mibi ariko abanyabwenge bakoresha igihe cyabo neza kubera yuko bazi ko mu by'ukuri kubaho turiho amasaha yose tubaho mu buzima bwacu tuyakesha Imana bityo dukwiye kuyakoresha neza tugakora imirimo yacu birumvikana abiga bakiga abacuruza bagacuruza ukamenya ko uri gukoresha igihe cy'Imana uri gukoresha inyungu zawe mu gihe Imana yagutije zikore koko ni byiza ariko uzirikane ko uwakiguhaye akwiye kubona mu inyungu ze nawe donc muse nk'abagisharinga muse nk'abagabo ngo gutimaza amasaha 24 12 tuvuge 24 y'umunsi none ubwo 24 no baho kuri ni Imana yampaye reka nyishakiremo nibura iminota 30 ushobora kurenza byaba byiza ariko nibura 30 tukavuga reka nk'Imana agahe gatoya mu gihe cyose yantije cyo kubaho mucubuza uburyo mwete kuko iminsi ari mibi iminsi ari mibi kubera iki nuko dufashe ibyemezo dushyira mu bikorwa ibyemezo twafashe burya ntabwo bavuga ngo mfashe icyemezo tuvuge nafashe icyemezo cyo kutajya gusenga ubwo no kuvuga ngo nturi bugiye decision no kuvuga ngo sindi bugiye gusenga aho kuri cyawe ntabwo byaba byuzuye ntunajye wenyine yo mfite decision ko uriya muntu ngiye
gutangirira zitari nziza yenda reka nshake urwiza ukavuga ati ngiye gufata umwanya nsengera umuntu mbona ufite icyifuzo. Decision ufashe niyo kuvuga ngiye gusengera umuntu ufite icyifuzo, ariko gushyira mu bikorwa uraza gushaka umwanya uwungura umunwa umusenge. Amen. What decision kuvuga uti nanone ndabona uriya musore angendaho ashobora kuba aricyo ashaka kuzambwira, none umunsi umwe ugomba gukora tuboye kubwira ikintu. Akenshi mu muco wa Kinyarwanda bavuga ngo ngiye kwitekerezaho hanyuma azagusubiza, bamwe niko bakunda kuvuga. Decision yawe ni ukuvuga ngo hazabaho igihe uvuga uti umuhungu yambwiye yansabye ko twazabana, none decision ifashe ni uko mwemereye. Ni ukuvuga ngo ntabwo decision ari uko mwemereye gusa, ahubwo ugiye no kumubwira yuko ibyo yagusabye ubyemeye. Ni ukuvuga ngo decision ikurikirwa n'igikorwa. Mbese ibyemezo dufata mu buzima bwacu biherekezwa cyangwa bisozwa n'ibikorwa bijyanye n'ibyo byemezo. Niyo mpamvu abantu bafite ibikorwa byiza burya bafite ibyemezo byiza baba bafashe none bakabishyira mu bikorwa. Niyo mpamvu n'abantu bakora ibintu bibi burya ntabwo umuntu ajya kwica umuntu gutya, ari ibintu ntibikunze kubaho mu by'ukuri akenshi. Kuko hari igihe abantu bicana ariko ukabona ibintu byapanzwe. Ni ukuvuga ngo habayeho decision yo kwica umuntu, noneho biranabarushya kenshi, noneho kwica umuntu ntabwo ari ibintu biba byoroshye. Noneho akazagira igihe avuga ati noneho ngiye kumwica, akagenda agira gute akamwica. Ni ukuvuga ngo yafashe icyemezo kibi cyo kwica umuntu, hanyuma ajya mu bikorwa agira gute aramwica. Ushobora uti uriya muntu mu by'ukuri yangurije amafaranga, afite ikibazo cy'amafaranga, yangurije amafaranga yenda amadolari nk'ijana urugero, ahubwo ariko urabona akeneye amafaranga kuko yangurije reka nyamuhe. Donc decision yawe cyangwa icyemezo cyawe kiba yuko uriya muntu akubujije ugiye kumuha amafaranga yakubujije. Noneho gushyira mu bikorwa ni ugufata ya mafaranga ukayamuha. Ndashaka kuvuga amagambo nshaka kubigisha ikintu, mwirinde amadecisions mabi. Kuko decision ufashe ijyana mu bikorwa, icyemezo ufashe ugishyira mu bikorwa. Ni ukuvuga ngo ubuzima bwawe bugizwe n'amadecisions ufata. Niba ufata ibyemezo byiza uzashyira mu bikorwa ibintu byiza. Niba ufite decisions cyangwa se ibyemezo bibi uzashyira mu bikorwa ibyemezo bibi. Ntabwo dukora ibintu tutafasheho ibyemezo. Niyo mpamvu rero navuga ko dukwiye kwirinda gufata ibyemezo bibi kuko ari byo bibyara ibikorwa bibi. Noneho mu by'umwuka rero tugarutse mu by'umwuka mu ijambo rya Pawulo ngo mwe kugenda abagize gute abatagira ubwenge. Mu kinyabupfura aho gutekereza bavuga foolish si ntabwo ko foolish ari ikigoryi gicucu. Mwe kugenda nk'ibicucu, mwe kugenda nk'ibigoryi, ahubwo mugende nk'abanyabwenge. Kuba umuntu azarimbuka bari bamubwira ko hari igisubizo cy'uko iyo wemeye Yesu kwinjira mu bugingo bwawe uzajya mu ijuru, bityo ntuzajye muri gehinomu. Ukazabona abantu bazarimbuka barumvise ayo magambo, wababona abanyabwenge abo bantu. Kuko iherezo ryawe ni rikomeye. Turi guca muri iyi si, hari ibibazo byinshi muri iyi si, ndabyemera ibyo bintu kuko bimeze gutyo, ariko turi kurwanira nkavuga ati mbizunguze bigire gute, ariko amaherezo mva muri ubu buzima nzajye mu ijuru. Umunyabwenge ni umuntu usa nk'aho bakora kuvuga ati byose ni kuko hari n'ibibazo, ariko nyuma yaho zaba ndi hehe, zaba ndi mu ijuru. Uwo ni umunyabwenge. Ntacyo byari bimaze ufite PhD ukazajya muri gehinomu. Hari byari bimaze ufite doctora zingahe na masters mu bintu by'imibare n'ibiki byose, hanyuma ukazajya muri gehinomu ugurumana hamwe n'abandi bose batanize. Turumva
amashuri yawe yapfuye ubusa. Kuba umunyabwenge rero ni uko nyuma y'ubuzima tuzaba turi ahantu, umunyabwenge azaba ahantu heza nyuma y'ubuzima kubera ko yafashe decision nziza muri iki gihe turimo, ngo mucuruze uburyo mwete kuko iminsi ari mibi. Umuntu uzasohoka muri iyi si agasohoka bajya muri gihe nomu azaba yafashe decision mbi, kandi umuntu ni responsable y'ubuzima bwe. Decision y'ubuzima bwawe si yewe wayifata, decision y'ubuzima bwawe si papa wawe wayifata, nta n'umwana wawe wayifata, ni personal decision nziza izakugeza mu ijuru, ni wowe ubwawe ugomba kuyifata uyu munsi. Amen. Ntabwo nayigufate nubwo nagukunda gute, ntabwo nagufata decision nziza yo kujya mu ijuru. Nakugira inama, nakubwira uko bikorwa, ariko Imana yakoze ku buryo umuntu aba responsable wa decision ye, kandi decision ye ikamuganisha aho yahisemo nyine. Niyo mpamvu rero dukwiye kuba maso tukagenda nk'abanyabwenge. Iyi minsi rero ni mibi, ndashaka kuvuga mu buryo butatu tugiye gusoza. Iyi minsi ni mibi, murabona uko ukungana nawe rero ukungana, ntabwo tunganya agateza ngaha, ariko hari iminsi imaze gutambuka mu buzima bwacu. Ngo rutapase na ruvyejeje igihe cyatambutse ikigaruka, kandi twagiye dusheninga mu buzima. Hari iminsi yadupfiriye ubusa, hari iminsi twakoze n'iby'ubupfapfa, ariko n'iminsi twakoze n'ibyiza. Ariko byose iminsi yashize yatambutse yageze gute? Yaratambutse. Ni ukuvuga ngo dukwiye kumenya ko igihe kiri mu kugenda. Igihe kigenda. Uyu munsi w'icyumweru ejo azaba ari kuwa mbere, tuzatangira ikindi cyumweru. Igihe cyagenda, tumenye gukoresha igihe cyacu neza. Iminsi yatambutse, hari iminsi yadupfiriye ubusa mu buzima bwacu, hari iminsi twakoresheje nabi mu buzima bwacu. Iyo minsi yose igeze gute? Yaratambutse. Ariko turi uyu munsi noneho. Ubwo iyi minsi tumenye gukoresha igihe cyacu neza, nibura guhera nonaha, kuko icyashize cyo cyamaze gutambuka, aho twageze amabesheke, aho twatsinzwe nyine. Hari n'ibyo tutanakosorera byakozwe, ariko ndavuga mbese amadega twakoze mu gihe cyashize hari aho tutabasha kugira meza, byabaye gutyo nyine. Ariko niba guhera uyu munsi dukora ibintu byiza. Amen. Ikindi Paul yashaka kuvuga ko buri munsi uzana ibigeragezo byawe. Ndibwira ko umwe muri twe kurusha abandi azi neza uko byagenze ejo. Duhereye ku buhamya nyine twavuze n'amashimwe twumvise uyu munsi. Umunsi w'ejo wagize ibyawe, n'uyu munsi ufite ibyawe. Buri munsi ugenda uzana ibigeragezo kuri buri wese, nta muntu ukingiye ku bigeragezo, ariko ngo tugende nk'abanyabwenge. Ibigeragezo n'ibishuko akenshi dukunda kubyitiranya. Hari ibigeragezo hakaba n'ibishuko. Burya ibishuko ushaka kubishota rwose, ariko ibigeragezo biraza kenshi biza nta gisubizo urimo kubona. Ariko ibyo byose ngo tugende nk'abanyabwenge, tumenye ko Imana iri in control. Imana ariyo iri hejuru, ibasha gukontorora ibintu byose no gushyira ibintu mu buryo. Amen. Ntimugire ubwoba, dufite Imana. Paul aravuga ngo mucuruze uburyo mwete kuko iminsi ari mibi. Ikindi yashaka kuvuga ko iminsi dufite yo kubaho atari myinshi, ni mike. Iyi myaka 40 tumara kuri iyi si ntabwo ari myinshi. Hari n'abapfa bakivuka, hari n'abapfa bamaze ukwezi, cyangwa n'abapfa bamaze imyaka ingahe, hari n'abapfa bashaje. Ariko ibyo byose muri rusange imyaka tumara kuri iyi si ni mike ugereranyije n'igihe cy'iteka ryose kidutegereje.
mucuruza uburyo mwete kuko iminsi ari mibi. Nuvuga ngo gukizwa dushyiramo kete mu gukizwa kwacu, dukora ibyo tugomba gukora byiza byose kuko iminsi ntabwo ari myinshi. Ntabwo tugiye impanda yavugira ntitugiye twapfira. Ibyo ushobora gukora byose bikorana umwete, kuri gifite uburyo bwo gukorana umwete. Impano cyangwa se umuhamagaro wawe shyira mu bikorwa by'Imana ushakaho, shyiraho kete. Abavuga ubutumwa muvuga ubutumwa mushyiraho kete. Abakora imirimo yo kwitanga mwitange mushyiraho kete. Abafite impano zinizi muzikoreshe uko bishoboka kose na speed, kuko igihe iminsi yadusigaye, iminsi iragenda, iminsi yacu ni mikeya. Mbere hanyabire kuko iminsi ari mibi. Iminsi yacu ni mike. Kuba ko ari mike twaba wenda ko nta minsi dushobora kubaho, nta gishobora kubaho, ahubwo ndashaka kuvuga yuko ugereranije n'uko ibintu bimeze mu buryo bw'umwuka, dukwiye gukora nk'abazapfejo. Dukwiye gukora nk'abazapfejo. Iby'Imana yagushoboje gukora mu muhamagaro wawe bikore nk'uzapfejo, usa nk'ushaka kubirangiza n'uko byakomeza. Amena. Mukoreshe umwete igihe cyanyu, mugikoreshe neza. Amen, amen. Ntabwo twasubira amagambo akurikiyeho ko byadutinza, ariko reka nse nk'uyavugaho vuba vuba ngo nuko ntimukaba abapfu, ahubwo mumenye icyo umwami wacu ashaka, kandi ntimugasinde inzoga zirimo ubukubaganyi, ahubwo mwuzure umwuka. Urumva yabaye nk'usobanura gatoya, ntabwo uri butindemo ko kugira ngo tutware umwanya, ariko yavuze ku bijyanye n'inzoga. Hari inzoga icyo gihe baba batangiye iterambere ngo bakore amayoga akomeye nk'ay'iki gihe, ariko hari inzoga bakora mu buryo bisanzwe bwa giturage, ariko nizica mu nganda zikaze cyane. Ibyo biyoga byose bisindisha abantu. Ari iza gakondo, ari izivuye mu nganda, zose zisindisha abantu. Ari inzagwa, ari kanyanga, ari na whisky, byose bisindisha abantu. Pawulo akavuga ngo mwirinde iki? Ntimugasinde inzoga ngo zirimo ubukubaganyi. Gusinda rero Pawulo yashaka kuvuga ko nanone burya gusinda si ukunywa inzoga gusa. Hari abantu basinda ubukire bwabo, gusinda bizinesi yawe, kuvuga uti ukuntu mfite narafatishije, no kuba warafatishije muri bizinesi yawe ukabisinda, mbese ukaba muri ambiyanse ya bizinesi yawe, umutwe wawe harimo bizinesi gusa, ariko ugasanga Imana weyigijeyo. Nabyo ni ubusinzi. Hari abasinda politiki, baravuga politike, amakuru ageze he, politike bimeze gute muri politike, ugasanga ko mugarayaze politike, uyu munsi nta cyavuzwe gishyashya, politike, ugasanga abantu bari muri politike, ugasanga Yesu bamwigijeyo politike, yutire politike, bigeze he, ushaka ibinyamakuru politike, ugasanga abantu babaye abasinzi muri politike. Abantu bashobora gusinda politike. Birashobora kuba atasinda inzoga agasinda politike. Ubusinzi ni bwinshi. Ubundi businzi yatekerezagaho ubushoboke, ushaka gukora liste y'ibintu byinshi, ariko hari byinshi amaganya. Ubundi ufite wiganyira, ufite abandi bameze gutya rwose, uburyo Imana yahuye iki, Imana rwose agasenga buri gihe atuka Imana n'ugakijijwe, Imana rwose igenda kugaya ntibitankoreye, abandi bahaye abana, abandi bahaye amafaranga, Imana ngewe wampoye, tom agasenga amasengesho yo kuganya Imana. Nabyo ni ubusinzi. Umuntu agasinda amaganya. Abandi basinda ibisindisha byinshi. Hano abantu basinda inzangano, akumva yanze umuntu, muri uwo muntu akaba mu mutwe we gusa, ndamwanga uriya muntu, ndamwanga rwose, ndamwanga, agakaba akavuga kanaka ndamwanga, aho azajya hose utamenya ko ndamwanga, dore ugasanga umuntu yasinze urwango afite kanaka. Nabwo ni ubusinzi. Dore ikintu cyose gitwara amayindi yawe ugasanga bwarayaze, kubera ni ubusinzi nyine. Inzoga ijyamo ikayaza nyine ubwayo nayo ntiyoroshye, ariko hari n'ibintu ushobora kujyamo nk'ibyo bya politike n'amaganya n'inzangano, byose bikayaza ubwonko bw'umuntu akaba umusinzi. Gusa
gusinda atananyoye inzoga. Abantu barasinda ibintu byose bishobora gusindisha muri iyi si. Iyi si ifite ibintu byinshi. Hari abasinda ibintu ariko abantu bamwe ingero nyinshi. Abasore n'abakobwa bashobora kuba bafite ibyo basinda. Birashoboka. Hari abasinda imiziki, kanaka shyira n'indirimbo ya kanaka bamucuranze cyangwa bamuhanzi, noneho bakamushyiramo ubivuye bashyiramo n'iyindi, shyiramo nta yindi, shyiramo n'iyindi, ugasanga amaze nk'amasaha atatu areba umuhanzi, ubwonko bwayaze ari kureba umuhanzi, ari kubwira wenyine mu cyumba, nta n'umuntu wari kumwe. Ubwo si ugusinda, usinda umuhanzi, ugasinda kanaka, iyo mubaga numva rwose ntawe we, ugasanga umuntu yasinze umuhanzi. Abasinzi bari muri iyi si, ubusinzi buruzuye mu buryo butandukanye. Mwirinde ibisindisha, mwe gusinda, iyi si iri gusindisha abantu. Ubwo ntabwo ntavugiye ibintu, ushobora kuba ufite ibyo usinda ntavuze. Abasinda umuntu agasinda undi, rishaka uriya muhungu rwose mubonye we, ugasanga muri we wa muhungu nta gisoma Bibiliya, wa muhungu cyangwa wa mukobwa. Abantu barasinda muri iyi si. Ariko mukoreshe igihe cyanyu neza. Tujye gusoza, nuko mwirinde cyane uko mugenda, mutagenda nk'abatagira ubwenge, ahubwo mugende nk'abanyabwenge, kandi mucunguze uburyo umwete, kuko iminsi ari mibi. Mucunguze uburyo umwete, ibyo ukora byose bikorane umwete, kuko iminsi ari mibi. Abashaka gukizwa, witegereza ngo uzakizwa ejo, kizwa uyu munsi kuko iminsi ari mibi. Abashaka gukiranuka no kwegera Imana kurushaho, gusenga Imana no gusoma Bibiliya no kuba mu Mana igihe cyose, ugashaka ibintu byo gusenga mu rugo iwawe, bikorana umwete. Tangira uyu munsi kuko iminsi ari mibi. Ibintu by'Imana bisaba umwete, ntabwo uzakora ibintu by'Imana ugenda usodoka. Ibintu by'Imana bisaba umwete, bishyiramo imbaraga, kuko hari izindi mbaraga zo kurwanya. Koresha imbaraga nyinshi kugira ngo zihangane n'izikurwanya. Ngo mucunguze uburyo umwete kuko iminsi ari mibi. Imana ikagucuruza uburyo umwete, muhaguruke Imana. Mucuruze uburyo umwete, no guhaguruka mucuruze uburyo umwete kuko iminsi ari mibi. Intambara yo tuyibana ducuruza uburyo umwete kuko iminsi ari mibi. Gutsinda Satani kwagukira imbaraga nyinshi kuko iminsi ari mibi. Mucuruze uburyo umwete kuko iminsi ari mibi. Tugende nk'abatagira ubwenge ariko mugende nk'abanyabwenge. Mucuruze uburyo umwete kuko iminsi ari mibi. Mwami Yesu, tugushimira ijambo ryawe. Iminsi ni mibi turagufite Yesu. Turashaka Yesu ko wuzura mu bwenge bwacu, ukatwuzura hose mu mitima yacu, akaba ariyo twumva gusa. Ntabwo dushaka gusinda iby'isi, ntabwo dushaka kugenda nk'abatagira ubwenge, turashaka kugenda nk'abanyabwenge. Muri twebwe hakaboneka Yesu ari we ufite umwanya wa mbere mu bugingo bwacu. Mwami Yesu Kristo, twatekereza akaba ariwe ubanza gutekerezwaho, twakora plani y'ubuzima bwacu akaba ariwe ubanza gutekerezwaho, uko tugenda buri munsi akaba ariwe ubanza gutekerezwaho. Mwami Yesu, tukugize uwa mbere mu bugingo bwacu. Uwumva ijambo ry'Imana wese ndamusabiye kugira ngo akugire uwa mbere Yesu, ubu uwa mbere, insingo zindi zivemo mu izina rya Yesu. Abasinda inzoga bihagarare mu izina rya Yesu. Abasinda politiki bivemo mu izina rya Yesu. Abasinda amabizinesi yabo bavemo mu izina rya Yesu. Ahubwo Yesu Kristo utwuzure, Yesu Kristo twuzure mu bugingo bwacu, twumva uwa mbere. Niwe dushaka kuba uwa mbere mu bugingo bwacu, kandi dushobora gucunguza uburyo umwete kuko iminsi ari mibi. Ducunguza uburyo umwete, duhe imbaraga, dukoresha imbaraga zivuye kuri wowe, ducunguza uburyo umwete kuko iminsi ari mibi. Mwami Yesu, tugushimire ko ubikoze mu izina rya Yesu. Amen.